Hi guys, tugiye gusubiza imwe muri komanteri abakunzi bacu baba batwandikiye. Mwibutsa yuko iyi ni Jados.net Media nkuko bisanzwe, nimba uri mushyashya hano kora subscribe, hanyuma like and share. Nimba kandi hasanzwe uri inshuti y'akataraboneka kandi turagukunda cyane, nawe wakora like and share kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi kandi bifite akamaro. Umukunzi umwe mu bakunzi bacu yaratubaje ati se Jados.net Media nakubaza, ese mfashe video nakuye kuri YouTube nkagenda nzihuzahuza, wenda tuvuge ni video zisetsa, ese nemerewe gufata izo video zisetsa nk'eshanu nkazihuza nakuye kuri YouTube, TikTok, Instagram na Facebook zikaba zambyarira umusaruro, cyangwa se birashoboka ko YouTube yazageraho ikaba monetization? Aho ngaho igisubizo ni yego, ariko bikagira amabwiriza. Buriya abantu bose rega ubona kuri YouTube bakora content ntago bose ariko bari monetize. Mvuga ngo ushobora no kubona umuntu akora content runaka, navuze izina wenda tuvuge, ishobora kubisetsa, ishobora kuba ari daily activity wenda byo yirirwamo n'iki, ukabona afite abasubscribe wenda nk'ibihumbi nka 50 cyangwa 100, cyangwa se ukabona afite views nyinshi ariko YouTube itamuha monetization. Nibizagutangaza, ntuzabona umuntu wese afite views ngo uvuge yuko afite monetization. Na hano bihuriye. Monetization kuri YouTube ifite criteria, regulation and guidance. Ntago ari ibintu biri aho ngaho. Uvuga ngo iyo wishe amategeko ya YouTube niyo waba ufite monetization. Na Mr Beast ari we wa mbere kuri YouTube, ari umuntu ufite aba subscribe benshi kuri YouTube kandi unakurikirwa n'abantu benshi. Aramutse akoze mistake agashyiraho video itagize gute, itagendera ku mategeko ya YouTube partner cyangwa se YouTube community cyangwa se YouTube rules and regulation committee line, ishobora gufata iyo video, nuvuga ngo ishobora kumuhagarika cyangwa se gafata video yakozemo amakosa bakayigira gute, bakayibana cyangwa se bakayihagarika. Ni ibintu rero biba ku ba YouTube bose. Nawe rero nimushaka kuba umu YouTube udafite strike cyangwa se udafite ibibazo kuri YouTube, nimba noneho uri mushyashya utarakora monetization, wakagombye kujya unyandikira muri comment ukambwira cyangwa se ukambaza, ukaba wavuga ikibazo ufite, hanyuma tugafatanya kugikemura. Dukomeje rero, uno mukunzi wacu reka tumusubize. Nuvuga ngo wemerewe gukora ama video cyangwa se wemerewe gukora video ifite iminota 5 cyangwa se 6 cyangwa se 10, irimo ama video mato cyangwa se magufi yawakuye kuri YouTube, Instagram, TikTok n'ahandi hose. Ariko bifite amategeko. Nuramuka ugiye ufata ama video ukayateranya uko yakabaye ukayashyira kuri YouTube channel yawe, bazaguha copyright, cyangwa se niyo bataguha copyright bitewe nuko ntago YouTube itanga copyright kuma videos yariyo yose ushizeho, biterwa na video yariyo, bitewe n'uburyo yagize gute violatinze cyangwa se itagendeye ku mategeko n'amabwiriza bya YouTube community. Rero ushobora gushyiraho video kuye kuri TikTok, ntibaguhe copyright, ntibaguhe na strike nimwe, ariko wazajya gusaba monetization bikanga. Ku muntu cyane bufasha yatwandikira muri comment ku kibazo yaba afite, hanyuma tukamufasha. Uyu mukunzi wacu rero twamubwira ngo biremewe kuba wateranya ama video magufi, ukaba wakora funny video cyangwa se video setsa, ukaba wakora prank wakuye kuri TikTok, ariko ugomba kwirinda, ugomba gukora bino bintu, cyangwa se hari ibintu ushobora gukora kugira ngo iyo video yawe ntizagire ikibazo mu gihe uzaba uri muri monetization. Ari ibyo byibi cyangwa se hari ibyo ushobora gukora n'ibishobora kwirinda. Mu byo ushobora gukora, mu gihe uri gufatanya izo video wongeramo igitekerezo cyawe. Ushobora kongeramo komanteri uri gusobanura iyo video cyangwa se izo video mo hagati na hagati, cyangwa se nyuma yaho ushobora gutebya uri guseka wowe bwawe, cyangwa ukandikamo amagambo ari gusobanura ibyo bintu bari kuvuga. Ariko ukamakinga sure yuko
ibyo uri kuvuga wowe cyangwa se ibyo uri kwandika wowe cyangwa se commentaire uri gutera kuri iyo video iminota cyangwa se amasegonda aruta original y'iyo video cyangwa se iyo video wakuye kuri TikTok niba ifite iminota 2 wowe ugomba kuvuga iminota 5 na ugomba kuvuga iminota 3 uvuga ngo 3 yawe irenze kuri 2 y'uwo muntu hanyuma yose hamwe ikaba 5. Ikindi ntago ari ngombwa ko werekana video uko yakabaye. Iyo uyifashe ukayishyira kuri YouTube uko yakabaye, ushobora guhura n'ikibazo cya copyright claim cyangwa se ibindi bibazo bitandukanye. Niyo mpamvu ugomba gukoresha izo trick zo guhinduramo gakeya. Ushobora guhindura izo video wakuye ku ma social media ayo ma video ukayahinduramo wowe icyo ushaka. Anvuga ngo icyo twita transformative uses. Ugafata video wakuye kuri TikTok nahe ukayahinduramo content zawe. Tujya tubona ama video menshi abantu bavugiramo kandi abantu bakaba baba monetize. Urugero ushobora gukoresha TikTok video hanyuma ukavuga uti wenda reka turebe uko abantu wenda baguye mu mazi kubera wenda challenge zo kuri TikTok. N'urugero nimba ari video zo kuri TikTok icyo gihe ubuhinduye content. Ibyo ugomba kwirinda gukora, ubwo twarimo turavuga ibyo wakora, none ibyo ugomba kwirinda gushyira video ya TikTok uko yakabaye nta kintu na kimwe wongeyeho birabujijwe kandi ntago ari byiza cyane. Gukoresha ibihangano, hari abantu bafata video yo kuri TikTok wenda itana bikibazo kuri YouTube ariko nibahindure music. Umuntu yakoresheje indirimbo za Jose Chameleone wo muri Uganda, hanyuma nawe urayifasha iyo video, nubwo iyo video wenda yavuga ku muhanzi runaka bikaba nta copyright bifite kubera ko umuhanzi ari kuvugwa n'abantu benshi, nawe uri umwe mu bamuvuga, ntibigire copyright. Iryo jwi wenda nago YouTube izarigenzura rijyanye wenda no kuvuga umuhanzi, ariko music iri muri background ikaza kuguteza copyright. Ugomba rero kugenzura music iri muri background. Izindi nama wahabwa cyangwa se ibyo inama twakugira, shyiramo commentaire yawe cyangwa se ubisobanure mu buryo bwawe mu rurimi wumva, nimba ari Ikinyarwanda cyangwa ari Icyongereza. Ugomba gukoresha amajwi yawe nta kindi kintu ugendeyeho. Ushobora no gukoresha ama video ya TikTok zitangwa ku mugaragaro, ziba zihari izo twita Creative Commons videos kuri TikTok, cyangwa se ukoresha public domain, ariko ziba ari nkeya ariko ziba zihari. Hanyuma dusoza abakunzi bacu, ushobora gukoresha uduce dusekeje twa TikTok cyangwa se YouTube cyangwa Facebook kuri YouTube, ariko ni ngombwa cyane cyane ko uduhindura, ukaduhindura ishusho, ugatanga ibitekerezo byawe, byaba ari commentaire cyangwa se ari uburyo bw'imivugire, imyandikire n'ibindi, kugira ngo bigufashe mu kazi kawe, kugira ngo YouTube channel iba yaguhemba kandi ubutanze video iri original. Bakunzi rero twabanye, mureka tugarukira ngaha. Ufite ikibazo cyangwa icyifuzo wakandika muri comment, ndetse mba nagerageje gupininga na nimero ya WhatsApp kugira ngo tubashe kuganira. Muri no minsi muri iki cyumweru kigiye kuza, tuzabasha gucreatinga group ya Jados Net Media, aho tuzajya tubasha kuganira ku bitekerezo bitandukanye cyangwa se kungurana ubumenyi ku bintu bijyanye na technology, cyane cyane ko turi mu isi y'iterambere ku bijyanye na technology. Mwakoze rero, turi kumwe. Ciao ciao.